Wiriwe neza waramutse neza bitewe n'igihugu uherereyemo ndagusuje nkomeza kukubaza ngo ese weekend yagenze neza. Niba rero bitagenze neza ukomeze kwihangana kubera ko uyu munsi ibintu bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikaba byiza kurushaho. Reka rero ufate umwanya mbanze shimire wowe wibutse gukanda subscribe kuri iyi channel yacu nkubwira ngo ni iby'agaciro ngukomeye amashyi warakoze cyane. Imana ikomeze kugufasha muri buri kimwe wifuza kandi ku gihe. Ariko nanone reka fate umwanya mpikaze nawe ugeze kuri iyi channel yacu bwa mbere nkubwira ngo kandi subscribe kugira ngo buri kimwe cyose ibiganiro byose wifuza uzajye ubibona kare. Ahangaha tugenda tukugezaho entertainment, tugenda tukugezaho update news ariko kenshi tukibanda ku makuru y'abastari. Reka rero nongere nguhe ikaze mubwira ngo tubane mu kiganiro nakuzaniye. Uyu munsi nakuzaniye amakuru ashyushye ku mustari umuhanzi mukunda muri benshi yitwa Kalisa uzaba umwana. Uyu nguyu wamenyekanye cyane ku mazina nka Shafi. Uyu muhanzi rero akaba yamaze gutangaza ko agiye kuba akorera igitaramo cye hariya muri uriya mujyi wa Ottawa muri Canada. Mu butumwa uyu mustari yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram aho yagiye atangaza ko igitaramo cye cya mbere kizatangira muri Gicurasi 2026. Yakomeje avuga ko aho iki gitaramo kizabera cyangwa se inyubako kizaberamo nabyo azabitangaza mu minsi ya vuba. Shafi yamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye, ahangaha twakubwira nk'iyitwa Akabanga, Sukuma ndetse na Ruguyemo. Uyu muhanzi kandi ni umwe mu bastari bagiye banyura mu nzu zitunganya umuziki zizwi nka Rocky Hills. Uyu muhanzi yaherukaga kuba akorera igitaramo cye hano mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2025. Ni mu gitaramo yahuriyemo na Kevin Kade, ubwo uyu nguyu Kevin Kade yari arimo arizihiza imyaka irenga 5 yinjiye muri entertainment cyangwa se mu muziki. Shafi kandi reka tukubwire ko yaherukaga kuba ataramira muri kiriya gihugu cya Uganda i Kampala, aho yajyanye n'umustari uzwi cyane hano mu muziki nyarwanda yitwa The Ben, umwe mu bagiye kandi bafasha uyu nguyu Shafi kuba yagenda yerekana talent ye. Ni igitaramo cyateguwe na The Ben, igitaramo cyabaye kandi ku munsi uzwi nka Sevarate, umunsi w'abakundanye. Shafi umuhanzi nyarwanda ukorera umuziki we muri Amerika, reka tukubwire ko uyu nguyu yamaze gutangaza ko agiye gukorera igitaramo cye muri kiriya gihugu cya Canada. Ni igitaramo kizatangira muri Gicurasi 2026 nk'uko nabikubwiye. Igitaramo kizabera mu mujyi yise Ottawa. So ngayo nguko rero komeza ubane natwe amakuru hano kuri Vibe TV ni update buri kimwe cyose nzaza nyikugezaho gatanu ku kandi. Jobless, Imana ikomeze kukurinda, wakoze cyane kubana nanjye.